ubundi tumenyereye ko iyo umuntu avuze induru agira gutya, ubu tugiye kugira gutya. Mu minsi yashize numvishe ngo bagiye kuzana bimukira bavanye mu Bwongereza, mbyibazaho ndavuga ariko iyo u Rwanda ruvuga ko rugiye kuzana bimukira, natwe twagizwe impunzi mu gihugu twambuye ibyacu, batarabanza gukemura ikibazo cyacu, ahantu nta kibazo kirimo. Nge narababwiye ngo inama zose bakora harimo abazirimo, harimo babyara bacu, harimo barumuna bacu, harimo bakuru bacu, harimo nukuvuga ngo abari muri izo nama ni ikiryango babarimo nabo, nuvuga ngo ni ikiryango. Ibyo bakora n'ibyo bavuga turabimenya. Kubera iki? Noneho dore standard urukiko rwakoze urubanza rwacu rwa abantu 22 buretse ko bakoze ikosa bashyizemo 23. Wumve kunta itekinika rimwe bajya bavuga bafite batekenitse. Ubwo mbese umuntu watumye urubanza rwanyu rusubikwa isomwe n'urubanza ntibaringa mu rubanza rwacu ntarimo. Erega barakoze kutuzanira system. Icyo dushaka n'uburenganzira ku mitungo yacu, na tekinike yabaye mu gusinyisha uyu muntu yibaruwa yatumye imanza zihagarara, nayo muraza kuyibona. Buriya abajyanama b'akarere ka Gasabo kagifite ubuzima gatozi, nge nari nabemeye. Hari ikosa batari baguyemo kuko bari batanze umurongo mwiza w'ikibazo cya Kangondo. Nge narababwiye ngo bakoze mu jisho ry'Imana bakenyere izari bakanurire. Nshuti bakunze b'Imbarutso Ya Demokarasi, reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza mu bice murimo bitandukanye. Murabizi rero tuganira byinshi bitandukanye, tuganira ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi tuje mu cyitwa advocacy cyangwa se ubuvugizi. Hari umuntu ushobora kwita yibaza ngo ubuvugizi nubuhe tugiye gukora. Hari abantu benshi, uyu mugabo uri imbere ya kamera y'Imbarutso Ya Demokarasi, hari abantu benshi mumuzi, benshi mumuzi ngo ni perezida ngo y'impunzi zo mu Rwanda. Ibyo bintu uburyo babivugamo hari ibintu biba bitari byiza, ariko ubwo hari impamvu babivuga. Uyu munsi rero hari icyo tuje kuganiraho. Mbibutsa ko niba wifuza kuganira natwe waca kuri email yacu ni imbarutsoyademokarasi@gmail.com, ndetse ugasha no kuri Twitter handle yacu ni @imbarutsoyademokarasi. Yes, nuko nguko bimeze. Nkuko mubibona rero turi kumwe na Ihorahabona Jean de Dieu, akaba ari umwe mu baturage basenyewe inzu muri Kangondo mu gihe hari hateganyijwe kwimura abaturage ku nyungu rusange. Jado harashize igihe kinini tudakorana ikiganiro no kumbarutsa demokarasi. Mbere na mbere tugwaye ikaze utubwire n'amakuru bimeze bite muri iyi minsi. Murakoze abanyamakuru b'Imbarutso Ya Demokarasi. Nibyo hari hamaze igihe tudakorana ibiganiro, ariko burya umuntu avuga hari impamvu. Rero kuba naje kubera impamvu, nkuko wabivuze ko mukora ubuvugizi mwahisemo neza. Rero urambaza amakuru ntago ari meza, amakuru ni mabi. Iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 ni tariki abaturage ba Kangondo twari twabaye nkaburira umunara muremure kugira ngo turebe uburyo iyi tariki izaba imeze, kubera impamvu nyinshi zikurikira, ariko cyane cyane ko iyi tariki umwaka wuzuye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 2021. Ni itariki nari ifite imyaka 46. Kuri iyi tariki rero z'ukwezi kwa 5 2021 niyo tariki ya mbere nambikiyeho amapingu. Ayo mapingu nyambikwa ngiye mu rukiko nzira yuko ngo nambaye umupira wanditseho Kangondo and Kibiraro need justice. Rero iyi tariki niyo icyo cyatumye twurira umunara muremure kugira ngo turebe ikiza tugiye kuzayitegerezamo. Urukiko tubonye n'urukiko ruhisemo guhuza isomwa ry'urubanza rwacu n'itariki twambikiweho amapingu. Ubwo rero byahise bituma tugira amatsiko kumenya ngo iriya tariki ihatse iki.
ariko nasanze ibyo yarihatse ntago ari byiza n'ubundi bibabaje nk'ibyabaye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Yego, ukomeje kugaruka ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2021, byagenze bite icyo gihe? Icyo gihe ni ukuvuga ngo dushingiye uburyo twari tumaze imyaka irenga, icyo gihe twari tumaze imyaka ikabaka 5 dusiragizwa mu manza dusaba uburenganzira ku mitungo yacu yari yarashimuswe n'umujyi wa Kigali, ndetse n'amagingo aya umujyi wa Kigali ukaba ukifite mu biganza byayo. Icyo gihe rero twararebye bavuga ati rero urukiko icyo gihe rwadufashe turi abaturage bagera kuri 28 rudushyira mu rufata urubanza rwacu ruhuza rugira urubanza rumwe. Icyo gihe rero nk'abaturage tubonye urukiko rwafashe imanza zacu bazibombera mu rubanza rumwe, batugira combination. Ubwo twahise tuvuga ati ubwo rero batugize hamwe, badushyize hamwe kandi muri rusange. Yego. Kandi buri muntu aragiye atanga igarama rye, akatanga ikirego cye bwite, none bakaba baduhurije hamwe, natwe reka tuzakora akantu kagaragaza ko turi bamwe. Icyo gihe rero twakoresheje imipira duhitamo ibara ry'icyatsi kibisi. Iryo bara ry'icyatsi kibisi twandikaho KANGONDO y'ikibiraro ni justice. KANGONDO ntakiba dukeneye ubutabera. Ubwo utwo dupira tumaze kutwambara turagenda twiteguye ko tugiye kuburana, batufashe bajya kudufunga tutageze mu rukiko. Icyo gihe nge nibwo nabise mbwira umuntu abari bamfashe abaribu, nabwo ati ariko ni ubwa mbere mbonye umuntu ajya kuburana bakamufunga ataragera no ku rukiko. Nuko ubwo rero utwo dupira mbonera no gusaba ribu, icyo twasabaga bwari ubutabera. Ntabwo turabona no niba duha imipira yacu umwaka urashize, cyangwa se batubwire ngo bayikatiye imyaka ingahe tumenye ngo bazayiduha. Baduha imipira yacu, twari twayiguza amafaranga yacu. Imipira icyo twasabaga n'ubutabera ntabwo twabubonye, ari nayo mpamvu n'uyu munsi ari agahinda. Ubu ugeze mu baturage ba KANGONDO bose bafite agahinda, bari kwibaza ngo yewe butabera bw'u Rwanda we urihe? Urihe ko tubwirwa ngo imbere y'amategeko twese turareshya mu Rwanda ngo hari ubutabera, ahubwo twamaze kubona ko ari ubutareba. Dushingiye ku bintu byinshi ni ubutareba. Kuko ubu butabera twakabonye ubutabera, tugahabwa ibyacu twemererwa n'amategeko, tugahabwa uburenganzira amategeko atwemerera. Rero iyi tariki wari wambajije amakuru ntago ari meza. Umuryango wawe umeze ute nyuma y'ibyo byose? Guhera 2017 bipangwa ko abantu bazimurwa batuye muri Kibiraro na KANGONDO, ubwo ni Kibiraro ya mbere n'iya kabiri. 2020 mwarasenyewe. Kuva icyo gihe n'uyu munsi ingurane zibiteganywa n'itegeko ku muntu wimuwe ku nyungu rusange z'igihugu cyangwa z'abaturage, umuryango wawe mbese mu buzima bimeze bite? Nawe urabyumva, nakunze kuvuga ko turi impunzi mu gihugu, impunzi zitazwi na HCR nibura ngo izo mpungure zibeho neza cyangwa se zibeho zifashwa n'amahanga cyangwa se n'ibindi bihugu. Twe turi impunzi zo mu gihugu hagati. Impunzi abene igihugu bambuwe uburenganzira ku byabo, bamburwa uburenganzira ku bibafitiye uburenganzira, bashimutirwa imitungo n'igifi tutazi cyari cyo, niba ari barene ntago turamenya igifi ari bwoko ki kiri hejuru y'imitungo yacu. Igifi gituma ubutabera bubura ijambo. Ndabereka ibimenyetso bikwereka yuko ubutabera bwo mu Rwanda butigenga na gatoya, bukoreshwa. Ndaguha ingero nyinshi nitubigeraho. Rero ni ukuvuga ngo umbajije iby'umuryango, nawe imagine nyine maze imyaka 2 n'amezi 2 ndi mu buhungiro. Kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2020 bansenyera mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, nawe nyine bikwege ubyumva bigire nk'ibyawe. Bagusenye umutungo wabeshagaho umuryango, nawe ubamo ukajya mu buhungiro mu bukode. Imikorere yo hano mu gihugu yo abashomeri nawe urabibona ni benshi, nta kazi kakiriho. Nawe urumva ko umuryango baye nyine ukomeze kubayeho, nawe urabyumva uri umuntu. Kuvuga ngo umuryango uraho, gusa icyo dushimira Imana turi bazima, ariko imibereho nyine yo urabyumva nyine
biragoye. Uyu munsi rero icyo twaje kuvugaho ni isomwa ry'urubanza ryari riteganyijwe uyu munsi kuri uyu wa gatandatu Gicurasi 2022. Ni isomwa ry'urubanza aho mwagiye muca mu buhuza butandukanye. Uyu munsi akaba ari hateganyijwe gusomerwa nk'abantu muri Kangondo na Kibiraro ya mbere n'iya kabiri. Ubundi mwari muri bangahe bagombaga gusomerwa? Urakoze. Uyu munsi ni ukuvuga ngo mu bantu bagiye mu buhuza turi 28, twari 27. Ubuhuza twabugiyemo ku itariki 6 z'ukwa gatanu nibwo bwatangiye 2021. Tubujyamo turi 27. Nuvuga ngo umunsi badufunze ni nabwo urukiko rwasabye yuko ababuranyi bakwemera kujya mu biganiro. Icyo gihe kubera ko twebwe yari badufunze, abanyamategeko bacu batwunganira n'abanyamategeko b'umujyi wa Kigali bemeye yuko bagiye kujya mu biganiro. Ibiganiro rero byatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2021. Niyo tariki ya mbere twahuye n'umujyi wa Kigali, nuko bagenda bafata imyirondoro ya buri muntu n'icyifuzo cye. Ubwo ibyakurikiye rero habaye yuko uwari wagizwe umuhuza yitwa Dogiteri Didasi Shimimana Didasi, yari umucamanza wari ufite urubanza rwacu icyo gihe, niwe bahisemo kugira ngo aho umuhuza ubasha kuduhuza abaturage n'umujyi wa Kigali. Icyo gihe yaraguhamagaraga ukagira ngo uragenda ngo uhure n'umujyi n'umwe mu bagize umujyi wa Kigali, mu bayobozi b'umujyi wa Kigali, ugasanga ni umuhuza wenyine. Mukaganira ugasanga ibyo wareze wanga ingurane y'inzu, uretse ko atari inzu, ingurane y'icyumba mu nzu wareze wanga, n'ubundi ugasanga nibyo arimo aragushishikariza. Ubwo mugatandukana, wo mubwiye ibyo uri murifuza, kushaka amategeko yubahirizwa, kushaka ingurane mu mafaranga kandi ku giciro kiri ku isoko uyu munsi. Namwe mutekereze, baguhaye amafaranga bakugeneye 2017, kandi ayo mafaranga ntabwo twigeze tuyemera. Yari nuvuga ngo yari amafaranga make mu buryo bwose bushoboka, ariko twari twamubwiye ngo amafaranga mwagennye 2017 wayampa 2021 akamara iki? Idolari ryari kuri 520 cyangwa 60 icyo gihe, ubu riri ku gihumbi na none wowe mpaye amafaranga habaze muri kiriya gihe, nge ndajyana kuri he soko? Mugomba kumpa ingurane mu mafaranga kandi ku giciro kiri ku isoko uyu munsi. Rero icyo gihe umuhuza mwaraganiraga akakubwira ngo ke ngurantumye ngo nzagenda gutumikire, akazongera akaguhamagara akakubwira ngo umujyi wa Kigali wavuze ko byagenda gutya na gutya, ugasanga n'ubundi nta gihinduka. Turabyanga. Byaje kurangira, murabona ko muri runo rugendo turimo ntago abantu bose tunganya imbaraga, hari abahita barambirwa. Ubuhuza rero bwaje guhitanamwe abantu batanu. Icyo gihe bemera kujya babaha ibyumba, nuvuga ngo wari waragenewe chambrette, bakamubwira ati tuzaguha icyumba kimwe na salo muri ibyo byumba nyine. Nuko umunyantege nke nyine akagenda. 5 baragenda, 22 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2021 niwo munsi wa nyuma twahuye n'umuhuza n'umujyi wa Kigali. Turababwira ngo twebwe icyo gihe umujyi wa Kigali watubwiye ngo tugomba twemera tukajya mwari amazu, ngo rwose ngo nta mafaranga umujyi wa Kigali ufite, ngo ayo wari ufite wawe bakishije mwari amazu. Narababwiye ngo mujya kubaka amazu nigeze numvikana namwe ko mugomba kunyubakira. Ese inzu nari mfite, izo nari ntuyemo, hari uruhare umujyi wa Kigali waba ari waragize kugira ngo zibone? Uko rero nta ruhare mwagize kugira ngo mbone aho nari ntuye n'inzu z'abapangayi zatungaga umuryango wanjye, ni nkuko ntigeze mbasaba ubufasha ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo munyubakire. Rero izo nzu mwubatse mwazubatse ku giti cyanyu, mwari mufite mwazubake, ariko muwo mwazubakiye sindimo, kuko ngewe ntago ndi umugenerwa bikorwa, ndi umufatanya bikorwa shingiye ku cyiciro cy'ubudehe ndimo, ku mibereho yanjye. Ntago ndi umugenerwa bikorwa, ndi umufatanya bikorwa. Ntabwo ndi umuntu ugomba gutekererezwa aho ngomba gutuzwa. Ukantekereza n'igice uzantuzamo. Sindi mu manegeka, ndahantu hagenewe amazu ageretse. Nuvuga ngo ubutaka bwanjye nibwo mushaka, simbubimye mu mpingurane ikwiye mu mafaranga njye gutura aho nshaka tuze umuryango wanjye.
kuri 14 z'ukwezi kwa 10 nibwo ubuhuza twabushoje tubuvamo dusabye umuhuza ko agomba kudusubiza mu rukiko. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo twasubiye mu rukiko, twahise dusaba abanyamategeko bacu bandikira urukiko ko twongeye kugaruka mu rukiko, bongera baduha itariki nshya yo kuburana. Iyo tariki rero barayiduhaye mu kwezi kwa mbere ku itariki ndumva ari tariki 15 tariki 28 ahubwo z'ukwezi kwa mbere nibwo baduhaye kuburana. Turi 22 bavuye mu ubuhuza bwananiranye. Ubwo kubera ubwinshi bagiye batugabanyamo ibice. Nge rero ninge waburanye nyuma y'abandi ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu nibwo nge naburanye, ariko nabwo urubanza bagendaga barusubika. Ndababwira ati uko byagenda kose itariki yose mu izagera ngewe nkabwira abaturage nanjye ubwanjye nkabwira ati ngiye sinjya mbara iminsi igihe kigize, ngenda mbara iminsi isigaye niyo mbara. Itariki yarageze kuri 11 z'ukwezi kwa gatatu ndaburana, nibwo bahise baduha itariki y'isomwa ry'urubanza. Kubera ko ninge wa nyuma wari wagomba kuburana muri abo baturage 22 twavuye mu buhuza, rero twagomba kuhava baduha itariki. Ubwo baduha itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 karibwo tugomba gusomerwa. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 zigeze, urubanza bararusubitse kurusoma. Umucamanza avuga ko dosiye zacu ngo ari nyinshi, ngo batarazisoma zose. Urubanza barushyira kuri 6 z'ukwezi kwa 5 ariho uyu munsi. Itariki ihuza ni itariki ya kaga twahuye nako 2021 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 5 twambara amapingu badushimutira n'imipira bahita barabihuza. Twavuga ati iriya tariki muyitege turebe ikizihatse, niba ubushize twaragiye yo bakatwambika amapingu, noneho iyo bizagenda biti, tuzavayo duseka, tuzavayo turira, bizagenda biti. Iyo tariki rero tuyitegerezanya amatsiko, ariko nayo yaje ari tariki y'agahinda, tariki y'umubabaro ku baturage, cyane cyane abasenyeye muri Kangondo. Kuko ivuza abaturage bashobora kumva ari abaturage bose muri rusange, abafite ikibazo bafitanye ikibazo n'umujyi wa Kigali ku bijyanye na Kangondo na Kibiraro ya mbere n'iya kabiri. Utubwiye ko uri umufatanyabikorwa w'umujyi wa Kigali, ubona ubwo bufatanye hagati yawe n'umujyi wa Kigali buremewe, burakoreshwa, cyangwa umujyi wa Kigali ubona ugufata gute nkawe nk'umuntu wasenyewe muri Kangondo? Nta gaciro mfite. Kuvuga ngo ngewe bitewe navuze ngo niba ari barene iri hejuru y'imitungo ya Kangondo ishaka bura butaka bwa Kangondo simbizi. Hari igihe Perezida wa Repubulika yigeze avuga ngo ibyo bifi binini bigomba kujya bibazwa, kubera nyine higeze abaho kese yuko abafite uburyo n'ubushobozi, abafite imbaraga bitewe n'intebe runaka bicayeho, ugasanga bagenda bahutaza abantu ku mitungo yabo, bavuga ko bagiye kujya bakurikirana. Nakuze gusaba ngo umuntu uri hejuru y'imitungo ya Kangondo yakurikiranwe. Ninde utuma abadepite baceceka, abaminisitiri bakaruma bagahuha bagaceceka, ubutabera ibwo nama umva uretse kuvugiriza induru, uretse kuvugiriza induru rwose nagahoma munwa ibintu bwakoze. Uwo muntu rero uri hejuru y'uwo mutungo, nukuvuga ngo rero warumbajije ngo kuba ndi umufatanyabikorwa, ntabwo babiha agaciro. Kuba ndi umufatanyabikorwa ni umuntu usorera leta, uri kumva, mu mirimo igiye itandukanye. Muri make nditunze, kenshi imisoro iki byose baraza bakansaba imisanzu ngatanga, yaba ari imisanzu ya FPR y'umutekano ibiki. Ngewe ntabwo ndi muri babandi bashobora gusonerwa na leta cyangwa se gutangirwa mituweli na leta. Ngewe ndishoboye, abana banjye bigaga, mfite abana 5 bose bigaga, ariko bitewe n'ubuzima umujyi wa Kigali agasuzuguro wazanye ko gusuzugura umuturage utuye Kangondo, nukuvuga ngo abana banjye bariho, namwe urabyumva, bariho mu buryo nyine nawe bw'ubuzima umujyi wa Kigali watwinjijemo. Rero
ntabwo kuba ndi umufatanyabikorwa babiha agaciro, nicyo warumbajije, ntabwo babiha agaciro. Ese ko uvuze ko ubuzima bugoye, mwagiranye ibibazo n'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'umutungo wanyu, kuko murabyemere kuko wari umutungo wanyu icyo gihe mukiwufite, kuko uyu munsi ntabwo gihari, hamaze gusenywa, hamwe hameze ibyatsi, ahandi hamera ibiki byose. Ese mwaba mwarigeze musaba ko hariya hantu hari ahanyu basenye, nibaramuka bahubatse amazu bazabahamo amazu, kuko bazashyiramo apartment niba mbyibuka neza? Ese mwaba mwarigeze mubisaba? Ese mwigize cyangwa musaba ko babakira andi mazu ameze neza hariya hantu nanone hari ahanyu? Erega ni ukuvuga ngo ibijyanye n'amazu ubwo n'ubwumvikane bo hagati y'umushoramari na nyiri umutungo. Uri kumva? Ni ubwumvikane buba hagati y'umushoramari na nyiri umutungo. Leta itabaye umukomisiyoneri muri byo. Ni ukuvuga ngo rero biriya hari uwiswe umukomisiyoneri, buretse ko twaranamubabariye, baramukoresheje. Komisiyoneri ninde? Witwa Karera Denis. Bamugize umukomisiyoneri, araza yitwa umushoramari, ariko twaramubabariye, twari twaramwishyizemo, ariko twaramubabariye. Abo mutababariye ni bande? Twasanze atari we. Ni uwigize umukomisiyoneri umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ni ukuvuga ngo wigize umukomisiyoneri wigira ndetse n'umushoramari, ufata Karera Denis umugira nk'umushoramari wicaye ahantu kugira ngo yitirirwe ko ari umushoramari, kubera ko umujyi wa Kigali ntabwo wakwitwa umushoramari, ariko nawo siwo. Ariko ikibazo cya Kangondo kimaze imyaka igiye gukabaka 6 ntago arakivugaho. Uwo muntu rero dukeneye kumenya ngo uri hejuru y'ibyo byose. Ubu nariye mpamvu rero yateye ibyo bintu, kuba His Excellency Paul Kagame atarigize abivuga ibyo bintu. Icyo nanjye ntabwo nkizi, twabimusabye inshuro nyinshi, turamutabaza, avuga ku kibazo cy'abamotari, ikibazo cy'abapolisi bashyira amakamera mu muhanda akivugaho, ikibazo cy'abageni barajwe muri stade akivugaho, ikibazo cy'abana barwara bwacya akivugaho. Twaramusabye ngo navuge no ku kibazo cya Kangondo. Abaturage tumaze imyaka 6, abandi tumaze imyaka 2 n'amezi 2, twarasenyewe. Urumva, twarasenyewe, turi impunzi mu gihugu. Ku buryo mu minsi yashize numvishe ngo bagiye kuzana bimukira bavanye mu Bwongereza, mbyibazaho, ndavuga ariko iyo u Rwanda ruvuga ko rugiye kuzana bimukira, natwe twagizwe impunzi mu gihugu twambuye ibyacu, batarabanza gukemura ikibazo cyacu, ahantu nta kibazo kirimo. Ndabyibaza, ariko mbona harimo ikibazo gikomeye. Babanje bagakemura ikibazo cyacu, twega bambuye ibyacu, n'icyo gifi kinini tutaramenya ari ikihe. Navuze ngo ni barene, kuko nizanumva ko barene ari yo firi utizindi fi. Bakabanza bakaduhesha ibyacu, ko twebwe murabizi hano mu Rwanda uramutse wishe itegeko baragutambikana, ariko iwe yararyishe, asenyera abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, ariko abasenyera mu buryo bw'igitugu n'agahato, ntabwo yigeze akurikirana. Uwabikoze wese nta numwe arakurikirana. Ariko iyaba ari umuturage wishe itegeko akanatsinda, urabona muri iyo myaka yose nta muturage urafungwa. N'icyo gihe batujyanye baturekuye nimugoroba, nta muturage urafungwa kubw'ikibazo cya Kangondo. Kubera iki? Nuko ibyo dusaba tubereka amategeko icyo avuga. Habwa ati mwakurikije amategeko kandi ngariye, ko imbere y'amategeko mutubwira ko twese tureshya, mwakurikije amategeko, akaba ari cyo tubasaba. Ariko uwo muntu wasenye abaturage mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntarakurikiranwa, kandi n'ubu aracyanyoboye. Imagine kuyobora noneho umuntu wahemukiye. Icyo kibazo sinzi impamvu batagitekerezaho. Urayobora umuntu wahemukiye. Rero ibyo byo kuvuga ngo ntabwo twasabye ko baduhamwe muri ayo mazu, reka nkubwire, kireka yo haba kuganira n'umushoramari nkamubwira ngo wowe ubaka mu butaka bwanjye uzampa inzu yo hasi. Uri kumva? Inzu yo hasi yose uzayimpa bitewe n'iki n'agaciro k'ubutaka bwa Nyarutarama. Icyo gihe twari kwemera, kuko n'ubundi umushinga bawutubwira bwa mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 2017 batubwiraga ko bazatwubakira mu bibanza byacu. Icyo gihe waravuga ngo banyubakiye mu kibanza cyanjye, bakanyubakira inzu y'ibyumba 3 na salo cyangwa 4 na salo,
iri Nyarutarama uko byagenda kose sinabura kuyikodesha amadolari 700. Amadolari 700 nshobora gukuraho amadolari 200 nanjye nkajya gukodesha amadolari 200. 500 nkakemuza ibibazo byo mu buzima mu buzima busanzwe kubeshaho umuryango mu bikenewe mu bikenewe. Icyo gihe bitewe nuko twumvaga nyine agaciro ka Nyarutarama n'andi mapatimenti tuhabona, kuko hari amapatimenti ari iruhande rwacu aho ngaho basenyera abantu, hari abubatse amapatimenti. Urumva ipatimenti ikodeshwa 1,000 cy'amadolari. Bikumva icyo gero twabishyize mu mibare, turavuga ati rero bigenze gutyo umushoramari yafata hejuru tugafata hasi, none iyi nzu ikajya yinjiza, nta twaba duhombye, kuko hari uburenganzira bumwe namwe twaba twatswe, cyane cyane kuko niba ukorana na banki ufite uburenganzira kujya gusaba credit naho ukaba wakubaka ibikenewe aho ngaho. Ariko icyo gihe kubera ko nyine habaye itegeko riruta irindi, wari kwemera bakabyubakaho, warangiza ugafata iyo nzu. Ku buryo ngenda nabwiye umuhuza ambwire iby'amazu, nambwa ati izo nzu muri kumba niba kuko ari urukundo mumfitiye mwampaye muri Vision City. Ntihahari muri Vision City hari y'amazu yubatswe na n'ubu atarajyamwe abantu amaze imyaka ingahe. Iyo nzu muri kumba mugende muyimpe muri Vision City niba kuko ari urukundo mumfitiye. Murajya kunjyana mu Busanza, hari wabwiye ko nge nkunda mu Busanza. Kumva uri munyarwanda, itegeko nshingano mu uburenganzira bwo gutura aho ashaka, afite uburenganzira. Nuko rero ibyo ngibyo ntago bigeze babikora, kubera yuko babonaga yuko umuturage wa Kangondo ari umuturage uciriritse, bari buze bagakubita ikirenge hasi akiruka, bari buze bagakanga akiruka. Ntabwo bigeze baha agaciro ibyacu ngo baduha agaciro, bamenye ko natwe turi abantu, ibyiza abandi bagenewe natwe tubigenewe, kandi buryaga nta utaberwa n'ibyiza. Urumva rero kubwo kwima agaciro ibo babinyushije muri izi nzira, ari nayo mpamvu nge narababwiye ngo bakoze mu jisho ry'Imana bakenyere izari bakanurire. Utubwiye ko impunzi namwe ngo muri impunzi, ubundi impunzi ni umuntu uba warahunze igihugu ku mpamvu z'umutekano cyangwa z'ubuzima butari bwiza cyangwa z'intambara ndetse n'ubutegetsi. Mwita impunzi gute kandi muri mu gihugu mutaragihunze? Nawe urambaza nka mwarimu. Urambaza nka mwarimu. Ngewe mpunga bari baje baransenyeye. Urumva ubundi uhunga kubera ko ubujijwe uburenganzira bwo kuba wari ufite uburenganzira bwo kuba. Hari impamvu ituma uhunga, urabivuze intambara. None se abari baje kunsenyera n'amapiki bari kunshaka ngo bamfunge, iyo ngumanga ntago bari kumfunga, narabahunze. Bikumva narabahunze, niyo mpamvu ndi impunzi. Aho nahungiye ni naho ngiri, aho nagiye ntabwo nahagiye kubera ko mpakunze. Urumva nahagiye kubera ko mbujijwe amahoro mu byanjye, mfite uburenganzira. Ubwo ndi impunzi. Urumva kuko impunzi, urumva nanjye nahunze nyine amahoro make, nta mahoro habe na make nayo mfite, nahunze intambara y'amapiki. Urumva byari biteganyijwe ko uyu munsi tariki 6 Gicurasi 2022 ari bwo mugomba gusomerwa nk'abantu mwaburanye. Wavuze ko mwari mugeze kuri 22 ubu ngubu, kuko hari abo bagiye wavuze bagiye barobamo babatwara kugira ngo bemere amasezerano n'ibyo barimo babagenera. Byaje kugenda biti ko uyu munsi aribwo byari biteganyijwe? Byari biteganyijwe, ariko ari byo nkubwira ngo ubutabera cyangwa se ubucamanza bukoze ikidega. Ni ukuvuga ngo uyu munsi saa 8 nibwo twagombaga gusomerwa, turi abantu 22 mu rubanza baduhurijemo twese. RAD 000 agakoni 2021 agakoni teje y'Inyarugenge. Urwo rubanza abantu 22 nibo twari duhurijemo. Ni 2021 ni 2022? Ni ukuvuga ngo nimero y'urubanza niyo ngiye 2021. Urwo rubanza nirwo baduhurijemo twebwe abavuye mu buhuza. Twebwe abavuye mu buhuza ni ukuvuga ngo twaburanye turi timu, ariko buri muntu akaburana kuyimureba, kuko buri muntu afite nimero y'urubanza rwe.
nkanjye mfite nimero y'urubanza RAD 00024 2020 agakoni kaberamye 2021 agakoni kaberamye TGE Nyarugenge. Iyo ni nimero y'urubanza rwanjye. N'abandi ba 22 buri muntu wese arafite nimero y'urubanza rwe, ariko bayihurije mu rubanza rumwe rw'umwe muri abo ngabo kugira ngo nunayishaka uzishakira mwaho ngaho ariko uhite ubona ibyawe. Mu rubanza rwa Rwanda kuba wumva babihurije rwa Sayinkwe Emmanuel. Sayinkwe Emmanuel uwo ni muntu ki? Uwo Sayinkwe Emmanuel nawe ni umuturage nyine, nawe turi kumwe muri iyo timu y'abavuye mu buhuza tutumvikanye n'umujyi wa Kigali, nawe ni umuturage wa Kangondo. Kuki sare babishyizeho ko kugira ngo muze munsi yiwe? Mbo ntabwo mbizi icyo urukiko rwakurikije ko nta n'icyo kinatwaye, ntacyo cyari kidutwaye. Urumva ahubwo igifite icyo gitwaye nibyo bakoze. Nukuvuga ngo urwo rubanza rwagomba gusomwa uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2022 ku itariki 27 boherejemo abakomisiyoneri 27 z'ukwezi kwa kane baza gushishikariza abaturage ngo umuntu uri mu rubanza ngo wemera guhabwa ngo ibyumba 3 na saro muri yanzu zanzu zabo, kuko ni ibyumba ntago ari inzu. Ubundi zigomba kugira UPI cyangwa se yaba ari apartment ukaba arayihisemo ukagenda ukayigura, ari apartment ukayigura uzi neza ko ari apartment. Rero iyo nzu baza kwigisha abaturage ngo baje gusinyira nyine ngo babemere ngo barotira ibirego byabo, babahe ngo umuntu wese ufite munsi ya miliyoni 20 bamuhe iri yanzu y'ibyumba 3 na saro. Abaturage baranga. Bamaze kwanga, ariko noneho twibajije, nge narababwiye ngo inama zose bakora harimo abazirimo, harimo ababyara bacu, harimo barumuna bacu, harimo bakuru bacu, harimo nukuvuga ngo abari muri izo nama ni ikiryango babarimo nabo nuvuga ngo ni ikiryango. Ibyo bakora n'ibyo bavuga turabimenya. Kubera iki? Ayo makuru barayatuzanira. Uri kumva? Nuko ubwo baza bashishikariza abantu gutyo kugira ngo basinye. Ubwo twebwe ntitwabasha kumenya amakuru icyo bagambiriye. Ubwo kuri 27 barashakisha mu baturage, babu umuturage n'umwe, babuze umuturage n'umwe bari businyishe. Ubwo umunsi w'ejo nibwo twagiye nibwo twagiye tubona mu saa 8 z'ijoro hafi na 45 ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye, arambwiye ngo Jado nguzi ko ngo urubanza ngo umujyi wa Kigali wanditse ibaruwa isaba ko urubanza ngo rwasubikwa ngo ntirusomwe ngo kubera ko hari abaturage bari gusaba ko ngo bahabwa inzu zisumbuyeho. Ntabwo ati byose birashoboka. Ntabwo ati n'isi afite ikimenyetso cy'umuntu wasabye. Mbo bitareba ibaruwa ngiye sinzi niba nanayigusomera byihuse. Nta kibazo yiceho yinyuremo. Niba ari ivuga ngo bwana perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, email zingizi mbo impamvu gusaba gukomeza ubuhuza. Ngo bwana perezida dushingiye ku ibaruwa twandikiwe n'ababuranyi bwana Twagira Yezu Felix na Uwamahoro Clementine baburana n'umujyi wa Kigali ku bijyanye n'ingurane ku mitungo yabo iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, bifuza ko umujyi wa Kigali wabaha inzu ikwiye umuryango wabo. Ngo dushingiye ko hari abandi baburanyi bagitegerejwe bashobora kuba bagira ibyifuzo bageza ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali bijyanye n'inzu bashaka, bityo bakareka imanza bagahitamo inzira yo gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane byari byatangiye nk'uko bigaragara mu nyandiko iri ku mugereka. Ni muri urwo rwego tubasaba ko urukiko rwakwemera gukomeza ibiganiro by'ubwumvikane. Turabashimiye, mugire amahoro. Rubingiza Prudence, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, arasinya. Arangije ubwo nicyo bashingiyeho. Iyo baruwa nayo bavuze nyine babeshye ko ari umuturage wasabye inzu. Ubwo bahita bayanegesaho ngo ari we witwa Twagira Yezu Felix, bahita bayanegesaho. Noneho dore standard urukiko rwakoze rwayishingiyeho rutuma urubanza rwacu rusubikwa gusomwa. Noneho ngo bashingiye kuri iyi baruwa uyu muburanyi
wasabye arimo maho rikada nicyo kibazo ngira ngo nkubwire uyu muburanyi urukiko rwashingiyeho rusubika urubanza rwacu isomwa ry'urubanza twebwe twavuye mu buhuza nta bundi buhuza twari tugikeneye kuko ubuhuza bwararangiye bwacu dusubira mu rukiko urubanza ubwo urukiko rwashingiye kuri iyi baruwa umujyi wa Kigali wababeshyekeje rusubika isomwa ry'urubanza rwacu urubanza rwacu ruri abantu 22 buretse ko bakoze ikosa bashyizemo 23 wumve kunta itekinika rimwe bajya bavuga bafite batekinitse ibi byose babitekinitse urubanza bashyiramo umuntu wafashe inzu muri bwa buhuza witwa muganga Fenias uyu yafashe inzu nta nubwo yigeze aburana nukuvuga ngo ubwo twebwe twaburanaga bakaduha n'itariki y'isomwa ry'urubanza uyu yari yaramaze gufata inzu ntabwo yigeze aburana nawe bamuzanyemo irindi tekinika uyu muntu wanditse ntabwo yigeze ajya mu buhuza ntabwo turi kumwe muri iyi timu afite nimero y'urubanza RAD 00 136 agakoni kaberamye 2022 agakoni kaberamye teje y'Inyarugenge mu gihe urubanza rwacu nukuvuga ngo iyi nimero ntabwo iri mwizi manza uyu nguyu ari mu yindi timu izasomerwa mu gihe gitaha noneho umucamanza ntiyabasha kugira ubushishozi ngo arebe ibyo umujyi wa Kigali umusabye koko niba bihura n'uru rubanza rwagomba gusoma uyu munsi niba uyu muntu wanditse asaba iyi nzu ari muri uru rubanza ari muri aba bantu bagomba gusomerwa arabyibeshyaho nuvuga ngo uyu muntu ntabwo ari mu rubanza rwacu ubwo mbese umuntu watumye urubanza rwanyu rusubikwa isomwe n'urubanza ntibaringa mu rubanza rwacu ntarimo dore ngizi imanza zacu z'abantu 22 imanza nukuvuga ngo imanza zacu zikombinye mu rubanza RAD 0000 n'amazerane gatatu agakoni kaberamye 2020 agakoni kaberamye TGI Nyarugenge noneho uyu urukiko rwashingiyeho rusubika isomwa ry'urubanza rwacu afite nimero RAD 00 agakoni kaberamye 2022 agakoni kaberamye TGI Nyarugenge ruhurijwe mu rubanza urwacu barubonye ko n'amazerane gatatu uyu nguyu we ruhurijwe mu rubanza 00 amazera 3 agakoni kaberamye 2021 TGI Nyarugenge uri kumva ntabwo turi kumwe bivuze ko bitanahuye nabo ntabwo bihuye ni ukuvuga ngo uyu muntu ntabwo agombaga kuba imbogamizi y'isomwa ry'urubanza rwacu bigaragara rero byari nakubwiye bya bareni iri hejuru y'ibyacu itubuza amahoro ku buryo tubura ubutabera mu gihugu gifite amategeko umucamanza ashingiye ku cyemezo kitafite ishingiro Jado uri kuvuga ibintu bya barene biki ese ibyo bintu niba hari umuntu ubiri hejuru wenda ufite ijambo rikomeye ibyo bintu yabereka gutyo ku buryo hazamo amafuta angana gutyo nyine ni ukuvuga ngo iyi ni pressure reba icyambere umucamanza afashe umwanzuro ku rubanza tudafitemo hano mu rubanza azagomba gusoma rikumva ikindi cya kabiri yashyizemo umuntu utaraburanye utagomba gusomerwa kubera ko atigeze aburana urumva ikindi cya gatatu nacyo ni ukuvuga ngo reba umucamanza urubanza rwagomba gusomwa saa 8 ku itariki 6 reba inyandiko y'urubanza barusomye ejo saa 7 urumva arangije barusomye ku itariki 5 riravuga ngo inyandiko mvugo y'isomwa ry'urubanza leta tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2022 urumva ngo none kuwa 22 tariki 5 z'ukwezi kwa 5 saa 7 n'igice urukiko TGI Nyarugenge ruri i Kigali City Nyarugenge habura ahaburanishirijwe imanza za administrative imanza z'ubutegetsi rusomye mu ruhame uri kumva urubanza rwagomba gusomwa uyu munsi saa 8 ubwo rwasomwe mbere h'umunsi yego w'itariki yari yagene
mwari muhari nese twebwe twari kujyayo se mbere y'igihe twahawe saa 8 ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Barusoma kuri eshanu. Barusoma kuri eshanu. Mwabimenye gute rero ko muri system? Rega barakoze kutuzanira system. Urumva barusoma ni ukuvuga ngo barusomye saa 7. Noneho barangije baravuga ngo rusomeye mu ruhame. Urwo ruhame hari bande? Urwo ruhame ko hanabeshya ko urusomeye mu ruhame itariki tutigeze duhabwa itari no muri system, bakaba baravuze ko rwasomeye mu ruhame hari bande? Hari ababuranyi, hari awareze, hari uwarezwe, hari bande? Abahuza bandeze ko muhuza yavuye mu rubanza rwacu. Ubu mbese ubuhuza mwebwe ntabwo bwari bugihari, bwari gusomerwa gusa mukamenya niba muhabwa yego duhabwa icyo amategeko ingurane yanyu cyo twaregeye. Yego nicyo cyonyine twebwe twari dutegereje, nta buhuza dukeneye kuko ubuhuza twabuvuyemo. Umuhuza dusubiza mu urukiko rwakira ikirego cyacu, turaburana, duhabwa itariki yo gusomerwa. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo izi ngaruka z'uyu wanditse asaba inzu ntabwo byaturebaga. Umucamanza rirakora ikosa rikomeye muri ibi bintu bitatu nakweretse. Icya mbere, afasha urubanza rutari mu manza zagomba gusomerwa, arushingiyeho yimura imanza zacu, yiyibagiza ko twebwe iyo timu yabumbiwe muri urwo rubanza twavuye mu ubuhuza dusubira mu rukiko, ubuhuza bwananiranye. Ni ukuvuga ngo twagombaga gusomerwa, ariko bigaragara ko hariho pressure, bamushyizeho pressure, akora amakosa atabanje gushishoza, arangije yemeza ko rwasomeye mu ruhame. Se ba nyir'ubwite batahari, ni ruhame rw'ubwoko ki? Ni ukuvuga ngo saa 8 nibwo twagomba kugera kugera ku rukiko tugasomerwa. Ariko urumva ejo byabaye saa 7 n'igice tubibonye muri system. Ngibi ni imyanzuro ifatika. Ubwo rero urumva ko byagaragaye ko ikibazo cya Kangondo bimwe nakubwiraga by'umuntu wicaye hejuru y'ibyacu, ari hejuru y'amategeko, afite n'ijambo ku butabera. Ibyo ngibyo byabaye, bababwira ko urubanza rutakibaye cyangwa mutagisomewe, rwashyizwe ryari? Icyo naryo ni ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo ruzongera gupfundurwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, rwongere ruburanishwe mu ruhame. Icyo kintu nacyo kimaje. Ubwo mbese bivuze ko nk'abantu mwari mutegereje gusomerwa cyangwa se isomwa ry'urubanza mu buhuza mwavuyemo, yego mugiye gusubira, bagiye kongera mu rubanza nanone musubire mu buhuza. Noneho ntago ari ubuhuza. Aha ngaha ni ukuvuga ngo muri iyi myanzuro y'urukiko, rumva muri iyi myanzuro y'urukiko yavuze yuko icyemezo cy'urukiko gufungura iburanisha ngo izindi mpamvu ngo ni bushyashya. Yego ngo urukiko rusanga mbere yuko uru rubanza rusomwa mu mizi yarwo rugomba gupfundurwa kugira ngo humvwe ibijyanye n'umujyi wa Kigali uvuga usaba kumvikana na bamwe mu barega babisabye umujyi wa Kigali. Bityo isomwa ry'urubanza ryari riteganyijwe ku wa 6 z'ukwa 5 2022 saa 8 rikaba ritakibaye, ahubwo urubanza ruzasubukurwa ku wa 8 z'ukwa 7 2022 saa 2 za mu gitondo. Ubwo mbese mugiye gusubira kuburana? Ubu tugiye gusubira none mu ruhame, ahubwo bazatujyane kuri stade. Nge numva aricyo nabisabira, satujyane kuri stade. Kuko muri uru rubanza kire kutazi icyo ashaka. Rumva icyo dushaka n'uburenganzira ku mitungo yacu. Twabasaba ahubwo bazatujyane kuri stade, twabona nabira byo kwipimisha twagiye nk'ubu ngubu urebye amafaranga twagiye dutanga ngo tugiye mu manza, ngo ugomba kuba wipimishije ye ugatanga amafaranga. None ahubwo bazarujyane kuri stade, tuburanire kuri stade mu ruhame nyine. Tuzabe turi mu ruhame nyine, niba bashaka ko tuburanira mu ruhame.
ariko urumva ko amanyanga yakozwe mu nabishire ku rubanza rwacu. mateleviziyo umva rwose Ubona ahubwo byashoboka? njye nasaba n'ibinyamakuru byose byaba ibyo mu Rwanda n'ibikora ku isi hose bizazi mu rubanza rwa Kangondo bizaba ari tariki ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi saa 2 cyakora aho ruzabera aho ntaho bashyizeho. nyuma y'ibyo byose byabaye aho mwari mutegereje nk'abaturage ba Kangondo kuba mwasomerwa ku bijyanye n'imyanzuro y'urubanza ku buhuza mwavuyemo, umwuka umeze ute noneho muri ba bandi mwari muri kumwe muri timu igomba gusomerwa? Biragoye kubivuga, kireka nk'umuntu wamaze kwakira cyangwa se wahuye n'ibibazo nkanjye ngiye nagiye mpura n'ibibazo byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo mpuye n'ikibazo singitindaho, ahubwo nshaka igisubizo, kuko n'ubundi gutinda mu kibazo utari buhita ukibonera igisubizo bigutera stroke ugasanga n'ubundi wataye intuza. Ngewe byiza ngewe y'ikibazo kibaye ntashaka igisubizo, ni ukuvuga ngo kubera ko byabaye byagaragaye yuko harimo tekinike kandi muri bubone kuko igiye gukurikira na tekinike yabaye mu gusinyisha uyu muntu ibaruwa yatumye imanza zihagarara, nayo muraza kuyibona kuko habayemo tekinike mutazabura kumenya amakuru yayo. Uri kumva rero abenshi bahungabanye uri ugasanga amaganya yabaye menshi, ntabwo atari ko muzi kwibabariza umutima. Iki kibazo cyabayeho, ariko niba cyabayeho igisubizo cyo kugitindaho, ahubwo turebe icyo gukora. Dukora iki rero? Icyo gukora nta kindi, ni ugukomeza tujya imbere. Ni ukuvuga ngo icyo bashaka ni ukugira ngo waduce intege unaniwe. Urumva ko batangiye kuza warabariwe shamburete icyumba nyine kimwe, kakwinginga ngo uvanemo ikirego, baguha ibyumba 3 na saro, nubwira abaruwa naye basomeye bavuga ngo ni umuturage wabisabye. Rekata ntago ari umuturage wabisabye. Ubishingira kugize uvuga ko atari umuturage wabisabye? Amakuru yose muzayabona mu minsi itarenze 2 muzayabona. Tekinike yahabaye. Avuze kuri tekinike yahabaye, inshuti bakunzi bacu, icyo nababwira nuko uwo muntu bivuga ko ngo yasabye inzu nawe turamufite, ikiganiro cye nacyo kirahari, nacyo murahita mukibona. Akabitwa Twagirayezu Felix azwi nka Selemani, nawe ikiganiro turagifite. Mu gihe no kumenya idonido imvo n'imvano y'ibyo byose byatumye urubanza rwagombaga gusomwa ku baturage ba Kangondo ku byavuye mu buhuza bagomba gusomerwa bigasubikwa, kandi uwo muntu atarari muri ba bantu bagombaga kuba basomerwa. Bivuga ko ngo yasabye ko yahabwa inzu bakava muri ibyo ngibyo by'ubuhuza ngo kuba basomerwa. Jado, uvuze ko mugiye gukomeza imbere mukagera ku ntego zanyu mudacitse intege, ubwo ngubwo nicyo kigiye kwita gikurikirwaho aka kanya, cyangwa hari ikindi mugiye kwita mukora? Dore ikintu kigiye gukurikira. Ubundi tumenyereye ko iyo umuntu avuze induru agira gutya, ubu tugiye kugira gutya, gukomesha amashyi abiri. Mugiye gukomesha amashyi abiri gutya, induru tuvuze induru cyane, twamagane iki kintu, na karengane k'ibihekane. Urumva Kangondo twe gukomeza kuba urugero rwiza rw'akarengane. Hoya, ntabwo dukwiriye gukomeza kuba urugero rwiza rw'akarengane, ntabwo dukwiriye gukomeza kuba umunzani upimirwa akarengane. Niturenganurwe. Imyaka 6 irarangiye, irageze, turi mu karengane. Imyaka 2 n'amezi 2 irarangiye, abansenye ntibarakurikiranwa. Urumva ntibarakurikiranwa. Nsaba ubutabera amanywa nijoro. Abana banjye barwaye ihungabana bitewe n'ibyo babonye. Igihe kirageze ibi bintu tubivugiriza induru, tubyamagane, kakarengane k'ibihekane kaveho. Kandi ikindi, ribu ni nk'umupira wanjye, ni nk'umupira wanjye nasabaga ubutabera, nicyo cyari cyanditse, ari nacyo cyabateye ubwoba. Kangondo kibiraro ni justice, nta butabera mbona. Nibamba umupira wanjye, naguza amafaranga yanjye, nibamba umupira wanjye, ubutabera sinabubonye. Ibyo bambwiraga ngo ubwo byageze iwabo ngo bigiye gukemuka, ntago byakemutse. Umwaka urarangiye,
nibambe umupira wanjye njye nkwambara basi, cyangwa se niba bashaka kuwushimuta nk'uko umujyi wa Kigali ushimuse umutungo wanjye, nabyo mbimenye. Nabyo mbimenye, nabo nzatange ikirego mbarege. Umupira n'uwanjye n'umutungo wanjye. Wakabaye ugura undi, kuki utawuguze cyangwa ugurira iki undi wo bambwiye niba hari itegeko rifunga umupira wanjye, nyiri umupira ararekuwe kubera ko nta cyaha afite. Umupira ufite cyaha ki? Umupira ufite cyaha ki ku buryo bakomeza kuwufunga? Ko nasabaga ubutabera ko ntawubonye, bampa umupira wanjye nkajya nkwambara nkawurimbana. Nyuma y'ibi byose bibaye, nicyo usaba rero leta y'u Rwanda? Ndayisaba iki ko twasabye twatagangaye? Ndayisaba iki? Nkubwiye ko igisigara ukuvuza induru n'amaboko abiri, nicyo gisigaye. Induru n'amaboko abiri, ibi bintu tukabyamagana. Aka ni akarengane k'ibihekane, akarengane rero kadafite iherezo. Niho wabonye ejo bundi numvishe ngo umumotari wiyahuye. Gusa njye sinziyahura, njye ndi umukristo, hari ibintu bibiri itazambaho: kwiyahura no gusara. Ntabwo bishobora kumbaho. Niyo mpamvu ngiye ikibazo kibangishakira igisubizo. Rero ngiye icyo ngomba gukora, ibi bintu ni ukubivugiriza induru n'amahanga akabimenya. Niba mu Rwanda bavuga ko hari ubutabera, niba butugaragariza twebwe abaturage ba Kangondo. Niba abantu bari baruriye iminara ngo barebe uburyo ikibazo cya Kangondo giye gukemuka, bakaba babonye aka kaga n'amakuba umucamanza yafashe, kandi noneho ni n'abacamanza batatu. N'abacamanza batatu bafashe uyu mwanzuro. Icyo kintu noneho ukimajije. Kandi numva ko mu Rwanda hari abafite amatitire ya dogiteri mu mategeko, hari abaprofeseri. Habuze abantu bagira inama aba bantu kugira ngo be kujya bakora amakosa. N'umwana w'igitambambuga mbuga abona cyaba ari ikibazo gikomeye. Hakwiye ko niba warize ukabona dogitora mu mategeko, wagakwiye kumenya ku gaciro k'iyo dogitora. Ntuwemere ko hakorwa amakosa mwenaya. Buriya abajyanama b'akarere ka Gasabo kagifite ubuzima gatozi, njye nari nabemeye. Hari ikosa batari baguyemo, kuko bari batanze umurongo mwiza w'ikibazo cya Kangondo. Mu kwanzura ku kibazo cya Kangondo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 2018, bari bavuze yuko umuturage utazemera kujya muri ibyo byumba by'izo nzu azahabwa ingurane y'amafaranga. Urumva nibura abo bari babiteganyije, abo bo ndabemera. Ariko ubu umujyi wa Kigali ukuje hagurika gutyo ugakora amakosa ameze gutya, babuza abandi babagira inama koko. Sinzi umuturage nigeze numva ngo ushaka kureba amabuno y'inkoko ngo yabona umuyaga uhushye. Aya makosa no kugira ngo uwari wese abona amakosa akorwa. Rero twebwe reka mbabwire bayobozi, niba mutwumva, ntabwo duteze guceceka kuri iki kibazo cyacu. Jado, reka tugushimire ku mwanya uduhaye muri iki kiganiro hano, ukadusobanurira byinshi bitandukanye ko byabaye. Gusa ntarasoza ikiganiro, nifuje kukubaza kuki ibi bintu bitamenyekanye ko byakozwe muri ubu buryo, kuki bitigeze bivugwa nande? N'amaradiyo n'ibitangazamakuru. Ku biheze mu Rwanda itangazamakuru ryo mu Rwanda nirihari, kirekire ikorera ikuzimu niryo ritabimenye. Ariko ibijyanye n'ibi ngibi byabaye ejo, byabaye ejo. Urumva nta kubyina mbere y'umuziki. Itariki y'isomwa ry'urubanza yari uyu munsi saa 8. Rero ntabwo ari gutangaza ibi bintu mbere y'isaha yo gusomwa ry'urubanza. Ubundi urategereza ukareba, kuko hari igihe umuntu ashobora gukora ikosa mbere y'igihe akarikosora. None ukaza yasaye kaza kugera amaze kuyikosora. Niba watangaje icyo gihe ntabwo wabushakira ibyaha, ko watangaje inkuru z'ibihuha. Ibyiza ari utegereza igihe n'isaha byagera bitabaye ukabona gutangaza nyirabayazana. Rero n'ubwo nta wundi. Yes, Jado, reka tugushimire, wakoze. Urakoze cyane. Nawe wadukurikiye ugakurikira ikiganiro cyacu, reka tugushimire, tukwifuriza kugira ibihe byiza.